utuganirira atangirana ibibazo bigira biti ese ko Imana yaremye ijuru n'isi, mbere y'uko Imana irema ijuru n'isi ko tuzi ko Imana ituye mu ijuru aka kanya, Imana yabagaho mbere y'uko irema ijuru. Ngo uratangazwa cyane no kumenya ko hari uwabyaye Imana nyamara ubu utaravuzwe muri Bibiliya. Ariko kandi ngo uraza kubabazwa n'uko Adamu na Eva basogokuruza bacu twafashe nk'abantu babi basuzuguye Imana, ngo burya ahubwo bagambaniwe bakanarenganywa ku rwego rwo hejuru cyane. Ibaze nawe Imana imenya byose nyamara igatinyuka kubaza Adamu ngo aho ntiwariye kuri cya giti nakubujije kuryaho, nkaho nyine nta makuru nambi bifiteho. Ikongera iti Adamu uri hehe? Adamu ati nakwihishe. Base se nguzi impamvu Gahini cyangwa se Kayini bitewe n'imyizerere yawe yasubizaga Imana mu gasuzuguro kenshi cyane nk'ahatayitinya na gato. Imana ngira mubaza ati Gahini umuvandimwe wa Abeli ari hehe? Gahini ngarayisubiza ati urambaza Abeli se ndi umurinzi we? Ngo birasekeje cyane ko burya Gahini na Abeli ngo batabyarwaga na Adamu, ngo ahubwo Imana yababyaranye na Eva atari Adamu wababyaye, ndetse ku mwana wa mbere ngo Adamu yabyaranye n'umugore we Eva ari wiswe Seth cyangwa se Seti, ngo ndetse yaje gukurikizwa mushiki we wiswe Noreya, tuzakuganiraho mu biganiro byacu bitaha. Mu gihe amateka y'abantu icyaha ari gatozi, ngo ku Mana icyaha gikurikirana umuryango, ngo ubwayo yarivugiye iti mpanira abana gukiranirwa kwa base kugeza ku gisekuruza cya kane cy'abanyanga, fourth generation. Gasekuruza cy'Adamu atababariwe ndetse n'abamukomotseho bose bakagirwa ibivume, tukisanga mu isi y'ubugome, uburiganya, ubwicanyi n'umwijima ukomeye cyane. Ngese Satani aho we n'Imana ni abantu babiri cyangwa n'umuntu umwe muri babiri, ngo ugasanga wenda Imana yarabanje kuba Imana kera hanyuma ikaza guhinduka Satani. Nkuko ushobora gusanga wahoze ari perezida w'igihugu ari we wahindutse umuyobozi w'ibyihebe, nkuko wumva Kabila Joseph muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamwe ari perezida aka kanya abarwa nk'ikihebe gikomeye ndetse ari guhiguzwa ngo yicwe yaranakatiwe urwo gupfa. Ngese abamarayika babanye n'Imana bazi ubushobozi bwayo mu by'ukuri kuki batinyutse kuyisuzugura bakari mu mutwe w'inyeshyamba tuzi nk'abadayimoni, ndetse bakanagerageza gutera Imana kudeta ngo bayambure ubutegetsi bayobowe n'umutware wawe witwa Lucifero cyangwa se Satani. Ngasaba ntibaba baratahuye ikintu gikomeye cyane nk'uko Imana mu by'ukuri idakomeye nk'uko bivugwa ndetse atari inkomoko y'ubuzima bwa byose. Ibyo byose turabisuzuma muri iki kiganiro turifashishije igitabo cya kera cyanditswe ahagana mu kinyejana cya kabiri nyuma y'urupfu rwa Yezu, igitabo cyiswe Apocryphon of John cyangwa se ibyahishwe bya Yohani. Iki gitabo nkwibutse ko kitari muri Bibiliya y'Abaromani ufite aka kanya, kuko nyine Roma ntacyo yashyizemo, ahubwo yashyizemo icyo yise ibyahishuwe bya Yohani, ariko twibyo tukuganira uyu munsi ni ibyahishwe bya Yohani. Nkwibutsa gukora subscribe munsi y'iyi video kugira ngo na video zacu zitaha ujye uzikurikira. Reka tubisuzume. Hagati aho mu gutangira iki kiganiro nagira ngo mbanze nkwisegureho wowe ugikurikiye kubwo amagambo ushobora kumvamo ntakunyure bitewe no kuyumvise bwa mbere cyangwa se kumva wenda atakunyuze bitewe n'imyizerere usanganywe. Gusa iki si ikiganiro gihereranye cyangwa se cyegamiye ku idini n'imyizerere iyo ari yo yose, nta nubwo ari uguhakana Imana cyangwa se gupfobya iyobokamana iryo ari ryo ryose, ahubwo turakuganirira ku byanditse mu gitabo, kandi ntabwo ari twe tubihimbye ahubwo turabisomye aho byanditse. Nk'uko nawe wajya kuri Wikipedia cyangwa se kuri internet kuri website ukikorera ubushakashatsi kuri iyi ngingo tugiye kukuganirira uyu munsi. Gusa ni amagambo ateye ubwoba kandi bamwe bananteye ubwoba bambwira ngo sinyavuge, ariko numvise ko ari ingenzi cyane kukubwira amagambo ari muri iki gitabo uko ngo umwana w'ubwenge yumvira mu rusaku. Nubwo amagambo yose ngiye kukubwira yanditse muri iki gitabo utafata nk'ukuri uko yakabaye, ngo burya mu bintu byose haba harimo ukuri, harimo n'ibinyoma, ngo ukuramo ibyo ukeneye ibyo udakeneye ukabishyira hirya. Mu gitabo Egyptian Book of the Dead handitse hati do not forget that words are not reality, only reality is reality. Bivuze ko nubwo ngo amagambo adashobora kuba ukuri uko yakabaye, ariko ngo tumwe na tumwe mu duce tuyagize tuba ari ukuri. Nkuko natangiye mbikubwira rero, tugiye gusuzuma cyangwa se kuganira ku bibazo ku birebana no kuremwa kwacu twebwe abantu ndetse n'ibijyaniranye n'iyi Mana ivugwa muri Bibiliya cyangwa se mu gitabo cya Bibiliya ng'Imana ya Isiraheli, Imana ya Isaka na Yakobo yaremye ibintu byose natwe turimo, ariko kandi yagiye igaragara nk'inyantege nke ikora ibikorwa ngo rimwe na rimwe bidafututse. Ibyo byanditse mu gitabo singirimo bikubwira kuko ntacyo mfa n'iyo Mana, nta n'icyo mfa nawe yewe uri kumva ayo magambo, nta n'icyo mfa n'iyobokamana cyangwa n'amadini ayo ari yo yose. Mu gutangira icyo gitabo cyiswe Apocryphon of John ni igitabo kirimo amagambo akomeye. Dutangirana rero ngo n'umutware w'urumuri wari kumwe n'umugore we Consorts witwaga Sophia cyangwa se ubwenge n'ubuhanga. Uwo mugore ngo yifuje kubyara cyangwa se kurema ikintu ku giti cye, ariko abikora mu ibanga atabifashijwemo n'umugabo we, kuko umugabo we yaranze kumuha uburenganzira bwo kurema cyangwa se kubyara. Ngo gusa nyuma yo gutwita ngo yaje kubyara ikinyabuzima gifite ishusho y'inzoka ngo n'igihanga cy'intare, agiha izina rya Yeridabaoth, akijyana kure cyane y'ubwami, ngo bitewe n'uko yatewe isoni n'icyo kintu yabyaye. Gusa ngo mu kukibyara cyamwambuye urumuri yari afite. Nguwo uwaje guhabwa izina rya Demiurge Yeridabaoth cyangwa se Imana ya Isiraheli, akaba ariyo Mana ngo yaremye ibintu byose biri ku isi ikarema n'ijuru nk'uko tujya turyumva nubwo ubwaryo tutarizi. Ngiyo Mana yarakuze, umugore yarayifashe ayijyana kure cyane nk'uko wabyarira umwana i Kigali ukamujyana i Cyangugu Nyamasheke ukajya kumujugunyayo kugira ngo abantu b'i Kigali muri famille yawe batamubona. Uwo mwana Nyamasheke aho umugejeje nta kintu gihari nawe akazaca akenge akiremera ibyo bintu, akubaka amazu, agakora n'ibikorwa remezo bitandukanye, ngo ariko agakura azi ko ari we wenyine uriho, ngo nta bandi bahari, kuko nyine ntiyigeze abona umubyeyi we, yisanze aho nk'inzoka yamenekeye mu igi, nyina yarariteye aho ngaho ikigendera.
ngo nyuma rero yo kujyanwa kure cyane ngo yaje kwiremera ubwe bwami. Uwo ndakubwira ndi kukubwira ni Samayeli cyangwa se Imana ya Isirayeli. Ngo yakuze nta kindi kintu abona hafi ye, ngo nyuma yaje kurema isi n'ijuru bivanye mu mbaraga yambuye nyina, kuko ngubwo nyina yamubyaraga yamwambuye imbaraga z'urumuri nyina yari afite, ngo nyina asigara ari ikintu cy'igishushanyo kiraho kitagifite imbaraga. Uwo Samayeli rero ngo amaze kurema itsinda ry'abamarayika n'abatware bakomeye cyane, ngo yahagaze rwagati muri bo, ngarangije avuga amagambo agira ati, njye njyenyine uriho, nta wundi uriho utari njye. Ngo ayo magambo yarakaje nyina Sofiya, ngo witegerezaga umuhungu we nyamara umuhungu atamureba. Ngo nuko atera hejuru mu ijwi, ngo abari mu ijuru bose bumvishe ariko batamenye aho riturutse. Ngo maze aragira ati, you are wrong Samayeli. Bivuze ngo Samayeli bisobanuye blind God. Aho niho hanavuye izina Samayeli. Ngo yaramubwiye ngo uri Imana itabona cyangwa se uri Imana y'impumyi. Ngo kuko abamarayika ngo n'abatware mu ijuru babayeho imyaka myinshi cyane bazi ko nta wundi uriho utari iyo Mana yabaremye, ngo batangiye kubona ko hashobora kuba hari abandi batware bakomeye cyane kurusha iyo Mana yari yarabaremye. Ngo ndetse ngo batangiye kubona ko bishoboka ko haba hari ubundi bwami hejuru yabo bubarenze ndetse bubabona bo batabubona. Ngo banumva neza ko iyo Mana yabaremye mu mbaraga yibye nyina, batangira kujya bayisuzugura. Ngo byaje no kuvamo igeragezwa rya kudeta yakozwe n'umwe mu batware ba hafi b'Imana witwaga Lucifer cyangwa se umutwara rumuri, wari umutambyi n'umuririmbyi rurangiranwa mu ijuru nk'uko twumva ba Michael Jackson cyangwa ba Sagihobe mu Rwanda. Ngo Sofiya yamanuye urumuri rwagati mu ijuru, ngo ababibonye bose barumirwa, maze abwira umuhungu wa Samayeli utaramubonaga atura Imana itabona, yibeshya ko ari wowe nyir'ububasha bwose kandi nta wundi uriho utari wowe. Ariko kandi agira ngo nkibutse ko ngo aya magambo uvuze wibeshye cyane kuko nyine utabona hari abandi bagusumba. Uwa Samayeli nkwibutse ko aya magambo yaje kuyasubiramo muri Bibiliya mu mategeko yandikiye Abisirayeli, aho yababwiye ati ndi Imana ifuha kandi ni njye nyine nta wundi uriho. Ngaha mu gitabo cya Apocryphon of John barabaza bati se niba uri Imana ifuha ufuhira nde uzi neza ko nta wundi uhari? Ngo burya impamvu ufuha nuko uzi ko hari abandi bari nkawe cyangwa se banagusumbye. Ngo Imana yaribeshyaga kuko yaraturutse mu gikorwa cy'akajagari ka Sofiya utari mu bushake bw'ukuri. Tugeze ku ngingo ya kabiri, kuremwa k'umuntu. Ngo Demiurge ntiyari wenyine, yashatse abajyanama cyangwa se yaremye abatware abita aba Archons, abatware bo mwijima. Aba bashyize hamwe ngo bashaka kurema ikiremwa gishya. Intego yabo ngo ntiyari gutanga ubugingo nyakuri, ngo ahubwo kwari gushaka isoko izababera urumuri rwari rwarasigaye mu rugo Sofiya yarabahaye. Ni nk'uko ngo waba usigaranye ikigori kimwe wari ufite umufuko w'ibigori, wabona ibigori ubiriye ubimaze usigaranye kimwe, ugashaka ahantu wagihinga kugira ngo kizavemo byinshi. Ngaba nabo ngo nyuma yo kubona ko urumuri uyu Demiurge yari yarambuye nyina rwendaga gushira cyangwa rwagendaga rurangira, bashatse icyaba nka pepiniyeri y'urumuri bakagifumbiramo urwo rumuri maze rukongera rukaba rwinshi. Aho niho ngo haje kuva igikorwa cyo gupanga umushinga wo kurema umuntu. Ngira ngo ubundi umuntu mu Cyongereza igisobanuro cye ni human. Human ngo ni igiteranyo cy'amagambo abiri, who and man. Who abantu bazi ibyitwa Photoshop cyangwa se ibintu bya graphic bazi ko iyo banditse who bakandika hash u na e biba bisobanuye nk'urumuri mu mabara. Noneho man ngo bikaba impine ya manifestation, wateranya human bigahita bihindurwa who manifestation, bisobanuye ukwigaragaza k'urumuri. Ngaba rero baremye umuntu ngo mu mushinga cyangwa se mu mugambi wo kuzababera intangiriro cyangwa se inkomoko y'urumuri. Ngo baremye umubiri w'umuntu bawukora mu byondo cyangwa se mu bitaka by'isi, ariko kandi ntibyari bifite ubuzima cyangwa se ubugingo. Ngo bagerageje kuwuhumekamo umwuka, aribo bakubwira ngo Imana muri Bibiliya ngo yahumekeye Adamu na Eva mu mazuru, cyangwa cyane Adamu kuko ariwe yabanje kuremwa, ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubuzima. Ngo bivuze nk'uko nawe warema ikintu ariko kikanga gukora, bikagusaba ko wenda wivanamo amaraso cyangwa ikindi kintu yawe ukayagishyiramo kugira ngo nyine kigire ubuzima. Ngo nguko uko Adamu bamuhumekeyemo umwuka ariko n'ubundi ngo ntiyaba muzima. Ngo nubwo epinoia cyangwa se ubwenge bw'urukundo rwa Sofiya ngo nibwo bwaje kwinjira muri Adamu ngo bumuha ubuzima maze ahinduka urumuri rw'ubuzima. Izi Mana rero ngo zaje kugirira Adamu na Eva bari bamaze kurema ubugome bwinshi cyane n'ubugambanyi. Ngaba Archons n'Imana yabo babonye ko umuntu mushya afite urumuri rwinshi cyane rurenze ubushobozi bwabo bwo gutekereza. Ngo Adamu bari bamaze kurema ngo yari afite ubushobozi bwo kumenya kandi ashobora kubarusha kumenya, akabarusha ubwenge nk'uko ubona abantu bari kurema AI. Ngo ndetse ngo bafite umushinga n'igitekerezo cyo kuzarema AGI. AI ifite ubushobozi nk'ubw'umuntu, AGI izaba ifite ubushobozi busumbye ubw'umuntu. Birashoboka ko abana b'abantu bazarema robots ibarusha ubwenge, ubushobozi, gutekereza, kuko ubumenyi bwo n'ubundi AI akenshi burusha abantu. Ngo izi Mana nazo zamaze kurema Adamu na Eva ngo zimushyira muri paradizo y'ikinyoma, ahantu bamubeshyaga ko ari ahantu heza cyane, ngo bamubwira ko hari ibyo atagomba kurya, ariko kandi ngo yari ameze nk'umuntu ufunze. Ngo muri iyo paradizo harimo ibiti bibiri, igiti cy'ubuzima n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Ngo babujije Adamu kwegera igiti cy'ubumenyi kuko ngo bari bazi neza ko naramuka abikoze azamenya ukuri kandi akamenya ko bo ubwabo bamubeshyeye, ndetse bakamubeshya byinshi, aho bamubeshyaga ko ngo ari bo ntangiriro y'ubuzima kandi atari byo. Nyamara ngo umucunguzi cyangwa se ngo wiswe Yesu ngo waje kuva mu bwami bw'urumuri, ngo yaje kuza ahishurira Adamu na Eva ko bagomba kurya kuri icyo giti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Ngo ubwo bamaraga kukiryaho, mwumvise ko na Bibiliya ivuga ko ngo amaso yabo yahumutse bagatangira kubona icyiza n'ikibi. Ngo yabibikije kujya kuri iki giti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi.
Umugambi rero wo kuwambura urumuri Demiurge amaze kubona ko bamaze kugira ubwenge no guca akenge, ngo yatangiye gupanga uburyo yabica cyangwa se yabambura urumuri yari yarabashyizemo, agashashi gato yari yarabashyizemo akakisubiza. Ngo Demiurge abonye ko Eva ari igikoresho cyoroshye cyo kugerwaho, ngo yashatse kumwambura urumuri. Amwe mu magambo agira ati, Eva ni umwanzuro w'urukundo rwa Sofiya, ngo ntimumwambure urumuri, ngo nitumwambura urumuri ngabo n'abatware n'Imana babivuganaga, ngo tuzaba turwambaye n'urubyaro rwe. Aba batware b'Imana cyangwa se ngo aba bakonse, ngo bashatse kumusambanya kugira ngo bavange umucyo n'umwijima. Ngo bivuga muri Apocrypha of John ko muri iyo myifatire mibi ariho haje guturukwa ibiremwa bibiri byaje kwicana ubwabyo, Gahini ndetse n'uwitwa Abeli. Ariho twatangiranye n'amagambo akubaza ati, ese ubundi kuki Gahini yasubizaga Imana mu gasuzuguro kenshi cyane nk'aho ari umuntu bamenyeranye baziranye? Ibaza Imana tukumva mu mbaraga n'igitinyiro cyayo, tukumva ntawayihagarara imbere cyangwa ngo ayivuge. Ariko yabajije Gahini ngo murumuna wawe Abeli ari he? Ngo Gahini arayisubiza ati, sumbaza Abeli ndi umuzamu we. Ngo iki gitabo kivuga ko ngo mu by'ukuri Gahini na Abeli ari Imana rero yabibyaye ubwayo ikababyarana na Eva, atari Adamu wari warababyaranye na Eva. Ariko nyuma ya Adamu na Eva babyaye umwana wabo wa mbere bamwita Seti, umwana wari ufite umurage w'urumuri nyakuri kuko ababyeyi be bombi bari Adamu na Eva. Ngo Seti niwe wagombaga kuzaba umukiza w'urubyaro rw'abantu, akazabamurikira inzira y'ukuri yabageza mu buzima buhoraho. Ndetse bumwe na bumwe mu bisesenguzi n'ubuhanuzi ngo buvuga ko uyu Seti ari we waje guhinduka Yezu twizeye nk'umucunguzi w'abantu. Ngo Adamu na Eva rero ngo babayeho mu buzima bubi cyane bugoranye, ndetse ngo Imana igerageza kubambura urumuri ariko ngo birananirana, ngo kuko umutware w'urumuri we waravuye kuri ya Mana twatangiranye tukubwira itagira izina, ngo yagumye kubabungabunga no kubacunga. Gusa ngo iherezo ry'abana b'abantu ngo baje kuba imbohe n'imibereho mibi cyane muri iyi si y'umwijima. Ngo uyu Demiurge cyangwa se Imana ya Isirayeli, Imana yaremye ibintu byose, ngo yashatse kubagira abagaragu kugeza ku iherezo. Ngo ariko umucyo w'iteka ryose uturuka kuri ya Mana twatangiye tukubwira y'urumuri, Imana itagira izina, Imana itagira ishusho, ngo wakomeje kwirakwira mu buzima bwa Adamu na Eva ndetse no muri Seti n'urubyaro rwe. Mu gitabo Apocrypha of John bakomeza batwibutsa ko nyuma y'urupfu ngo abantu bafite urumuri rw'ukuri ruturuka kuri ya Mana y'urumuri nyine twatangiye tukubwira bazasubira mu byaremwe nyakuri cyangwa se bagasubira ku nkomoko y'urumuri, bakarenga urwego rwa Demiurge n'abatware be. Ngo ndetse abafite urumuri nyakuri mu bana b'abantu aribo bazacira ziriya Mana n'abamarayika baza urubanza. Nawe se wagira ngo wibaze, Imana ishobora byose yaremye ijuru, nyamara kandi ijuru ryaje guhinduka akajagari, intambara zitarangira. Ndetse n'igitabo cye byarushuwe gikomeza kigira giti, mu ijuru habaye urugamba rukomeye, Mikayeli n'abamarayika be barwana n'ikiyoka. Bivuze ko mu ijuru naho haba intambara nk'uko tuzibona ku isi. None se ahantu hari urumuri rw'ukuri n'Imana ishobora byose, gute abantu barwana bakicana, bamwe bakagerageza gutera abandi kudeta? Ko ahantu hari urumuri rw'ukuri abantu bakabanye mu rukundo, icyo ngo ni ikibazo nawe utarigera wibaza. Nyamara kandi ngo abantu bafite urumuri rw'ukuri ruturuka ku Mana ishobora byose, ngo nibamara gupfa bazasubira ku nkomoko cyangwa se ku isoko y'urumuri, aba ariho bajya gutura ubuziraherezo. Ngo ariko abanze kubona urumuri rw'ukuri ngo bazagama mu migozi cyangwa se mu minyururu y'aba Akons, bagume bazerera mu isi, ngo baramye Imana batazi, ngo bazaba bagaragu imbaraga z'umwijima ubuziraherezo. Ingingo ya nyuma tuza twumva uwitwa Savia cyangwa se umucunguzi ahavuga ibice cyangwa havuga ibigwi bye, avuga ati, muri iki gitabo cya Apocrypha John hasobanura bavuga ko ngo umukiza uwitwa Savia yakorewe indirimbo. Ngo iyo ndirimbo ni igitekerezo cy'igihamya cy'uko urumuri rw'ukuri rudashobora gucibwa cyangwa se kuzimywa. Umukiza ngo yaje mu isi aza mu ishusho ya muntu, ariko azana ubutumwa bwibutsa ko umuntu atari umubiri gusa, ahubwo afite umucyo uva ku isoko y'ukuri. Iyi Mana rero ngo n'abatware bayo bashatse ngo kurema umuntu kugira ngo bamuhindure nka pepineri cyangwa se igifumbiro cy'urumuri, bajye basarura urumuri rumuvuyeho barujyane bongere babibe imbuto. Ariko kandi ngo uyu mucunguzi yaje kubohora umwana w'umuntu, ngo amwigishe uburyo bwo kuva ahangaha ku isi, atabaye wo guhora ahereza Imana amaraso ndetse n'urumuri rwe, ngo ahubwo nawe ubwahinduka urumuri rw'agatangaza rumurika iteka ryose ndetse rusubira mu rundi. Ngo uyu Epinoya rero cyangwa se uyu mutware w'urumuri waje avuye mu rumuri rw'iteka ryose, ngo haratwibutsa ko ikinyoma cy'abatware kidashobora kuzadutsinda burundu, ngo kiduhoze mu minyururu y'iteka ryose. Umurage wa Seti n'abamwumvise ngo niwe uzatuma abantu bavuka by'ukuri bakongera bakazuka, maze bagasubira ku isoko yacu urumuri. Urebye rero igitabo cya Apocrypha of John kiduhishurira ko Imana z'ibinyoma arizo zaremye umuntu, ngo ariko zikumvikanisha ko intego z'izo Mana zari zo kumugira umugaragu iteka byose. Niyo mpamvu Imana ngo yashyize Adamu mu busitani ngo abuhingire. Ibaze nayo Imana y'urukundo yaremye umuntu imuhindura umuhinzi, aho kumurindira robo ngo zijye zimuhingira nibura. Ngo zashakaga gufatira urumuri rwa Sofiya mu mubiri wa muntu kugira ngo ziryamire, maze umuntu ajya ahinga zisarura ibyo yakoreye. Ngo mu by'ukuri ubusitani Imana yavugaga, Imana yashyizemo Adamu ngo ni umubiri we, ntabwo ari ubusitani bw'umurima, kuko Imana ntirya ibishyimbo ntirya n'idodo, ngo ahubwo umubiri w'umuntu ni bwo busitani bw'ukuri, ngo ndetse niwe uherereyemo igiti cy'ubuzima n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Ariko ibyo biti umuntu akaba atemerewe kubiryaho nyine, kuko ibyo biti ngo bigenewe Imana. Epinoya cyangwa se forethought ngo yinjiye mu muntu imwinjizamo ubushobozi bwo kwiyibuka, akibuka inkomoko ye cyangwa se aho yaturutse, imwereka inzira. Ngo Seti
akazaba intangiriro y'urubyaro rushyashya rukomoka ku rumuri rw'agatangaza. Ni ukuvuga ko nubwo abantu barengwe mu mugambi mubi, intangiriro yabo ikaba mbi, Adamu na Eva bagakurira mu buzima bubabaje, imihangayiko, tugatura mu isi y'intambara, ubugizi bwa nabi. Nubwo bakubwira ngo Adamu na Eva banze kumvira Imana niyo mpamvu ubuzima bwababereye bubi, ese inyamaswa nazo zigira Adamu na Eva kubona nazo zibayeho nabi? Ese ibinyabuzima bindi nk'ibiti n'ibindi nabyo bigira Adamu na Eva kubona bibayeho nabi? None se byo bizira iki? Ngaho yose ni amabanga akomeye nyine ngo yihishe inyuma yo kuba mu by'ukuri iyi Mana yaremye Adamu na Eva ngo atari Imana nziza na busa, ngo ahubwo ari Imana yashakaga inyungu no kubacuruza. Yabona binaniranye igashaka kubica, ngari nayo mpamvu yaje guteza umwuzure wo ku bwa Nowa, yashaka kwica Adamu na Eva. Bibiliya igira iti Imana yicujije kuba yararemye abantu uyishengura umutima. Hagasigara ikibazo nawe kikubaza kiti ese Imana mu by'ukuri izi byose ijya yicuza? Bibiliya ivuga ko Imana yicujije ndetse igapanga kurimbura Adamu na Eva n'urubyaro rwabo rwose ku mwuzure wo ku bwa Nowa. Ngo nyamara kandi ngo ku iherezo ry'ibihe abahawe urumuri rw'agatangaza ngo rukomoka ku Mana y'ukuri, bayobowe na Jambo w'Imana y'ukuri nyine y'urumuri, Imana itagira ishusho, Imana itagira amaboko n'amaguru, kuko itari no mu ishusho y'umuntu, ngabo urumuri rwabo cyangwa se ubugingo bwabo buzasubira mu buzima bw'iteka, maze bahinduka inyenyeri zishashagirana iteka ryose mu kirere. Mu gutangira icyo gitabo cyiswe Apocryphon of John, ni igitabo kirimo amagambo akomeye. Tugiye kugusomera amagambo amwe make yibanza gitangira uko yakabaye, ntacyo tuyahinduyeho. Amagambo atangira agira ati inyigisho z'umucunguzi ndetse no guhishurwa kw'amabanga y'amayobera, ibintu byahishwe kure hatagerwa, nyamara ibi yabihishuriye umuvandimwe we Yohani wari umwigishwa wa Yezu. Byabaye umunsi umwe ubwo Yohani umuvandimwe wa Yakobo bari abana ba Zebedayo yerekezaga ku rusengero, maze mu nzira yenda kuhagera agahura n'umufarisayo witwaga Arimanius wamwegereye, maze akamubaza ati ese umwigisha wanyu mwakurikiye ari he? Ngo nuko Yohani aramusubiza ati Yesu iyo yaje aturutse. Ngo nuko wa mufarisayo asubiza Yohani ati uriya munyanazareti yarabayobeje, maze ayubiza amatwi yanyu, ayuzuza ibinyoma, imitima yanyu ihinduka urutare, maze muta inzira z'abasokuruza bacu. Ngo ubwo Yohana yumvaga aya magambo yaretse kujya mu rusengero, maze yerekeza ku musozi mu butayu bwari hakurya y'urusengero. Ngo nuko atangira kurira mu mutima we yibaza ati ese koko ubundi umucunguzi Yezu cyangwa se Yezu yavutse ate? Kuki yoherejwe na se kuri iyi si, kandi si wese wamwohereje we ninde? Ni muntu nyabaki? Ese ubwami umwigishwa wacu Yezu yahoraga atubwira tuzajyamo ngo ubwami budasaza bwo ni bwami gati ki? Ko nubwo yatubwiye ko ari ubwami bukomeye cyane atigeze atubwira ubwo aribwo cyangwa aho buherereye. Ngo gusa ako kanya ubwo njyewe Yohani narimo ntekereza kuri ibyo, ijuru ryarakingutse, maze mbona ibyaremwe byose munsi y'ijuru bikayangana, maze isi iranyeganyega. Nafashwe n'ubwoba n'igihunga, maze ako kanya imbere yanjye mpabona igisa n'umusore muto uzengurutswe n'urumuri. Ngo mu gukomeza kumwitegereza mbona abaye umugabo mukuru, ndongera mbona abaye nk'umusaza, nkabona asa n'umutware, mu kanya nkabona araciriritse abaye nk'umugaragu. Nabuze icyiciro namufatamo kuko yagaragaraga mu masura atatu afatanye n'igihu cy'urumuri. Nuko arambwira ati Yohani, Yohani, kuki uganzwa no gushidikanya? Ese iyi shusho ureba imbere yawe urabona ntaho uyizi? Wigira isoni imbere yanjye. Ndi wa wundi wahoranye nawe ibihe byose, ndi data, ndi mama, nkaba n'umwana, udashobora gusobanurwa cyangwa se kwangizwa. Ubu naje uyu munsi nje kukwigisha ibyabaye, ibiri kuba ndetse n'ibigiye kuza, kugira ngo nawe uzabyigishe abavandimwe bawe bo mu buryo bw'umwuka bakomoka mu gisekuru kitanyeganyezwa cy'umuntu utunganye. Ngushimira rero kwakura iki kiganiro cyacu. Amagambo y'ibanga twagusomeraga muri iki kiganiro nayo ngayo n'ibindi bindi tuzagenda tubisuzumira mu biganiro byacu bitaha.